Yesu ashimwe. Hari icyanditswe kiri mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere. Aravuga ngo umurongo w'8, bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, kuko twaremerewe cyane kuruta ibyo twashobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwiraga ko duciriweho iteka kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire izura bapfuye. 10 yaravuze ngo iyaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Haleluya. Muri Betesida ni kuri nge ni mu rugo, uko ni hamwe mu hantu hafite itafari rikomeye mu muhamagaro w'ubuzima bwanjye. Nubwo ntabarurirwa, ariko nonse kwibere ry'umushumba, nonse ku muhamagaro niyereka Imana yamuhaye, haratureze tuyigira gusenga, indangagaciro ze n'ubu turacyazigenderaho. Dukomere Imana amashyi yamuhamagaye. Mfite amashimwe 3. Ishimwe rya mbere, ndashima Imana. Mu minsi yashize nagize urugendo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nagiye ndwaye, navuye muri serumu kwa muganga. Muri serumu kwa muganga saa 7:30, mfite indege ya mu gitondo. Mva kwa muganga, bankuye muri serumu, bampa imiti, ndagenda ndataha, hanyuma nkomeza nywa imiti. Mu gitondo njya mu ivugabutumwa ntameze neza. Ndashima Imana yabanye nanjye icyumweru cyose mvuga, sinagwa ku ruhimbi. Imana yarakoze. Nari mfite isereri, njya kwa muganga bajya kunteramo serumu, sinabashaga guhagarara, nahagurukiraga ku gikuta nkagenda. Ngeze kwa muganga babantera serumu hafi 4, hafi 5, mba muzima, hagarara nkabwiriza, ngasengera abantu. Imana ibana nanjye, mvayo kandi ndamahoro menshi. Imana yarakoze. Ishimwe rya kabiri, ndashima Imana yakijije umuvandimwe wanjye, mukuru wanjye wo kwa data wacu. Bamubaze, yaramaze igihe kinini arwaye indwara tutasobanukirwaga iyo ariyo. Yari yarumye, akarya ariko akaguma kuma, akagira ikintu cyitwa kuribwa cyane, ku buryo yararibwaga agataka n'abari kure bakabyumva. Bakaguma bamuha imiti y'igifu ariko atarwaye igifu. Aza kuza CH kabasanga arwaye amara, banzura kumubaga. Baramubaga, bamubaga ubwa mbere, bamubaga ubwa kabiri, bamubaga ubwa gatatu. Hari igihe cyageze mu mwuka muke yari afite, ashoboye kuvuga, ahamagara abantu agomba kubwira ibintu, nanjye ampamagaramo. Natwe twabonaga ubuzima bwe bwagiye, tubona ijisho ari iryo, afite sonde nk'eshanu ku mubiri ahantu hatandukanye. Araduhamagara kugira ngo atubwire irya nyuma, hamagara umugore n'abandi, ariko Imana iravuga ngo si cyo gihe cye cyo kugenda. Ndashima Imana, nubwo we yatekerezaga ko agiye kutubwira ijambo rivuga ngo muzanderere n'ibindi byose. Ndashima Imana ko ubu yakize, ameze neza, ararya, arahagarara, aragenda, ameze neza. Amen. Imana itanga ubuzima, tuyikomera amashyi menshi. Byari bikomeye birenze uko ubitekereza, ukabona umugabo mugenzi wawe mwishuka ntubasha no kumubona, ariko nyuma akongera akabaho. Ubu ni umugabo ameze neza, arahagarara. Jondi twari turi kumwe, ameze neza, ararya ibiryo byose, nta kiribwa, amaraye barayadoze, ibintu bimeze neza. Wakomeye Imana amashyi ko Imana ari Imana itanga ubuzima. Ndashima Imana. Ishimwe rya gatatu nsorezaho,
ndashima Imana ko ari Imana ijya yongera umugisha. Imana yatwongeye umugisha mu rugo iwacu, ntabwo byari byoroshye. Umugisha Imana yatwongeye, madamu yari amaze igihe atwite, hanyuma igihe cyo kubyara ko kirarenga, ajya kwa muganga. Muganga aramubwira ngo amazi yagushize mu nda, umwana nta mazi afite mu nda, urahitamo ko tukubaga cyangwa uhitemo kutaha mu rugo utegereze ibise, ariko ibizakubaho uzabyimenyere. Hano hepfo kwa Habyarimana muganga arampamagara arambwira ngo niki twakorera madamu wawe. Ndamubwira nti ni mu mutera ibise, hanyuma ibise nibitamufata mu mubage. Hanyuma madamu arambwira ngo ngwino ubuhari, nanjye ndagenda. Nahageze nabonaga bikomeye. Iyo muganga akubwiye ngo sinya urupapuro rwa mbere, usinye n'urwa kabiri, usinye n'urwa gatatu, ubona ko ibyo bintu nta mikino ibirimo. Ariko umuntu wasenze aba yarasenze. Nari narasenze, Imana irambwira ngo nguhaye umubyeyi muzima n'umwana muzima. Ari aho hantu niba hari ikintu nabonye mwa bantu mwe, abagabo baraha n'abasore n'inkumi, dukomera ababyeyi babyaye amashyi menshi n'impundu. Mu bitaro biri pirive hari ahantu wemererwa kwinjira, wemererwa no kwinjira rwose no kugeza aho madamu we bamubyaza uhari, barabikwemerera iyo ubisabye. Kandi narabisabye, mbona icyo bita igiciro cyo kubyara. Najyaga mvuga ngo kubyara nkigisha ngo ibise, nkigisha ngo sunika. Ubu mbivuze navuga nti bya bintu biratandukanye. Ni abanyembaraga abamama, tubakomera amashyi. Abamama ni intwari ku rwego, ayo mashyi sinzi ari ayanda, niba ari ay'Imana muyakome cyane. Mama Bishop yabivuze kanya ubwo yaragiye kwakira abashyitsi, aravuga ngo ujye wubaha umubyeyi. Avuga ababyeyi b'uburyo bubiri, umubyeyi w'umwuka n'umubyeyi wo mu buryo bw'umubiri. Niba umufite ujye umwubaha, nta kosa yakora utamubabarira, nta kinego agira, ni uwo kubahwa gusa. Muganga arambwira ngo icyo turi bukore turagikora. Bamutera igise, hanyuma arazenguruka. Hari undi noneho nabonaga hirya umeze gutya uri kugira gutya, hariya habari none arambwira ati mufata kanshinga inzara akagira gutya, ati kudasenga ngapfukama, ati ko ritageze yongera uzamura irindi. Mu kanya nk'ako guhumbya, uwari ugiye kubagwa isuhi biramenetse. Muganga ati ngwino. Mu minota nk'icumi Imana ibiduhaye umwana mwiza w'umuhungu, umwana mwiza w'umugisha, umwana witwa Irizerwa Shiro. Ni umwana mwiza cyane. Ubu na mama we ndabizi ko bakurikiye amateraniro yo kuwa gatatu, ntabwo ajya yahomba. Hanyuma hari ikindi shimira Imana, ntarinzi uko kimera kuko abandi bana Imana yaduhaye twababyariye mu bukode, ariko Shiro wavukiye mu nzu yacu. Hanyuma sinarinzi ko icyumba cy'umubyeyi kibaho. Ndashima ko ubu baryamye mu cyumba cy'umubyeyi. Mbere abadusuriraga muri salo, niyo yabaga ari icyumba cy'umubyeyi. Ubwo ku ntebe tukarambura akantu. Ubu rero ni mu cyumba cy'umubyeyi, kidekoye gihumura, ariko Imana ni nziza. Abi Betesayida muyimpera icyubahiro. Haleluya! Niba hari ikintu cyiza ni ukubyara ubifite byose, ugaterura ivarisi ukagenda birimo byose. Niba ari ukubyara, ni ukubyara utari buze guhamagara umuntu ngo ndabura 10, ngo nta kuntu wangenza se, ngo urabona turaha, ukabyara mufite assurance, mukava mu cyumba gisanzwe mukajya mu cyumba cyitwa VIP. Ariko Imana yica amagini n'abadayimoni n'abuzukuru babo na ba nyirakuru na bene wabo.
Imana ibakunigira, Imana ibaguhotorere. Hagira utera haleluya mu izina biwasi. Asifiwe Yesu. Ndashima Imana ibikora, kuko hari uwa gatatu yabaye nyine mbere yaho afite konji y'abamama nyine. Ubwo urumva haleluya, Imana ni nziza. Bishop ariho asenga hano hari kuwa gatatu, nawe yararyamye, inda ye yari yarakuze, yari nini cyane, ntiyarakibasha kurya yicaye, yaryaga aryamye. Ari gukoraho gutya aryamye, ari gukurikirana amateraniro hano kuwa gatatu aryamye, avuga ngo Mana ntabwo nzapfa. Ndashima Imana ko atapfuye, ndashima Imana ko ariho, ndashima. Kandi n'ukuri Gabi yavuze ngo amajwi, n'ukuri ijwi ry'uko apfuye yari yatangiye kumera nk'uryumva. Nanjye nkabirota ngahita mbyuka mu izina rya Yesu, ndirukana nkikorera imisego nkagira gute, none ni muzima.